Ikaze kuri Rubavu Buy and Sell. Abakunzi bacu aho muherereye hose rwose turabasuje, turabaramukije, mukomeze mugubwe neza kandi tubifuriza ibyiza gusa. Uyu munsi rero twabazaniye imari ntabwo ari nshya, ariko ntabwo ari nshya hano ku rubuga rwacu, ariko ni nziza cyane, iri ku giciro cyiza cyane. Twayikatuye, iherereye i Rubavu mu Kizungu muri VIP kabisa, aho bita muri RCT. Ni inzu nziza rero ikomeye nshyashya, ifite jaride imbere n'inyuma mu gikari, ahantu heza, ikibanza kinini cyane, metero kare 850. Turayigurisha kandi turayigurisha irimo n'ibikoresho byose, iri fully furnished. Urumva ko ari avantage nziza ku muntu waba ushaka kwigurira inzu, cyane cyane nk'abadiaspora. Rwose iyi nzu ikodeshwa n'amafaranga menshi cyane, kuko ku kwezi ikodeshwa $1,500 cy'idolari. Ku bazi ibiciro by'aho hantu iyo nzu iherereye rwose bo babyumva vuba ko iyi nzu ari imari, niho tugira, ntabwo yatinda ubundi kubera igiciro iriho. Ubu turi kuyigurisha $120 by'idolari, $120 by'idolari niyo mafaranga turi gushaka, niyo ya nyuma nta kugabanyisha. Iyi nzu rero uyafite ukajya winjiza $1,500 cy'idolari, mu manyarwanda ni hafi miliyoni 2 zirenga. Urumva ko ari amafaranga menshi kandi ukaba uguze ku giciro cyiza. Iyi nzu irimo ibikoresho byiza bya karite, yubakishije ibikoresho byiza bya karite. Iyi mari ntigucike rwose. Ikibanza ni kinini, ifite jaride y'imbere, ikagira na jaride y'inyuma. Irimo ibikoresho, igikoni kigezweho, ifite ibyumba 3 indani, ikagira na toilette 3. Iherereye mu Kizungu muri RCD nk'uko nababwiye. Kuba hazi umanutse umuhanda wo kuri Bombereje ku mashuri ugana kuri Grande Barriere, wenda kugera kuri Grande utaragera epfo cyane, uhita winjira mu kuboko kw'ibumoso. Aho ngaho ni iherereye, ni ahantu heza cyane rwose, haturwa n'abifite. Iyi mari ntigucike, n'ibi bikoresho birimo byose. Yubatse mu buryo bukomeye cyane, yubakishije ibikoresho bigezweho, ni nshya, ntabwo iramara imyaka 5. Ni inzu nziza rero. Ku $120 by'idolari waduhamagara Rubavu Buy and Sell, tukakujyanayo ukayisura, tukaguzana ba nyirayo rwose ukabishyura. Ibyangombwa birahari, na ba nyirayo barahari, natwe nka Rubavu Buy and Sell turahari. Iyi nzu ntigucike. Nk'uko nabivuze kandi ifite ibyumba 3 indani, ariko nk'uko muraza no kubibona mu mashusho y'inyuma mu gikari, inyuma irameneye, imeze nka etage. Hasi hari ibindi byumba nabyo 3 ushobora kwifashisha nk'abakozi cyangwa amadepo. Urabona ko ari imari rero, ari imari nziza. Ni mu gikoni, ni muri cuisine, urabona amafirigo meza cyane arimo, ibikoresho bigezweho, amakaro meza. Iyi mari nagushishikariza wowe rwose ufite ayo mafaranga, ntabwo amahirwe nk'aya akunda kuboneka hano. Rwose wazadushimira nyuma wamaze kuhagura, kuko imari ni nziza cyane kandi iri ku giciro cyiza. Abadukurikirana nabo barabizi ko dutanga imari zisobanutse. Kugura inzu $120 by'idolari ukayikodesha $1,500 cy'idolari ku kwezi, urumva ntabwo bisanzwe. Ubundi yakabaye nko kuri $200,000 ku $200 cyangwa $180, ariko urumva igiciro $120 yinjiza amafaranga angana gutyo. Kandi abapangayi baba bahari rwose, abakiriya baraboneka cyane, kuko ahantu iri ni ahantu heza, hakundwa, hiyubashye, haturwa n'abifite nk'uko nanjye nari mbifite. N'ikibanza cyaho metero kare 850, urumva ko ari hanini. Kuhagura ikibanza ubundi biba biri nko muri miliyoni 100 z'amanyarwanda, ikibanza gusa kibereye. Urumva amafaranga ari kurengaho hejuru, ntabwo wakubaka iyi nzu, ni nk'ay'ibikoresho gusa birimo. Ni avantage. Iyi nzu rero ushobora kuyigura ikakwinjiza amafaranga, nyuma nayo washyira ku isoko ukaba wakunguka. Iyi mari ntigucike wowe aho uherereye hose. Rubavu Buy and Sell turahari kandi tubifuriza ibyiza gusa. Nawe ushaka ikibanza kiri ku mazi, ushaka ikibanza muri RCD mu Kizungu tuvuga, turabifite. Ushaka amazu turayafite, ariko iyi iri ku giciro cyiza cyane, ku buryo wagura nyuma ukazadushaka ukadushimira rwose. Iyi nzu ntigucike, duhamagare rwose. Nimero zacu ngizo, ni uri hanze ushyiraho ikimenyetso cyo guteranya 250 cyangwa se 250.
788-330-527 cyangwa ukadusanga i Rubavu aho dukorera mu mujyi wa Rubavu ku biro byacu. Iyi nzu tukayikujyanaho rwose ukayisura, wayishima ukayishyura. Iyi mari ntigucike. Wowe ufite ayo mafaranga ukaba ari kuri banki ukaba utari kuduhamagara ngo tukujyane kuri iyi nzu, nakumenyesha ko uri mu gihombo rwose, uri mu gihombo kuko uguze iyi nzu wahita ubibona ko ari imari, ku giciro cyiza, irakomeye, irimo ibikoresho byiza, iruzuye. Urabona aho niho nakubwiye mu gikari, iyo ni bariko uva muri salo ureba inyuma akayaga keza cyane. Kandi nkwibutsa ko iyo uri muri iyo bariko uri ku nzu uba ureba ufite view y'umujyi y'ikiyaga cya Kivu. Iyo ni jaride y'inyuma mu gikari, ushobora no kwakira piscine, urabona ko hateguye neza cyane. Iyi mari ntigucike, wakinanirwa kubera amafaranga utayafite, ariko uramutse uyafite rwose tugane tugufashe, tugusobanurire, tuguhe n'ibindi bisobanuro. Urabona ko ari bariko nini cyane, n'icyumba principal gifite bariko. Urabona bya bindi twababwiye, ibyumba byo hasi wakifashisha, ikigega, imashini zamura amazi, n'ibintu biteguye neza cyane. Iyo nesikariye ijya kuri jaride y'inyuma mu gikari. Iyi nzu irubatse rwose, irubatse. Wowe ushaka kugura inzu ikomeye, inzu iri ku giciro cyiza, waba uguze ntuhendwe, izana $120 by'idolari, uduhamagare Rubavu Bandshell, ubundi iyi nzu tuyikugezeho uyishyure, kuko ba nyirayo barahari n'ibyangombwa birahari, ubundi tukujyane kwa noteri bagukorere invitation. Murakoze cyane rero, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose, turi kumwe. Kandi twibutsa abantu gukora subscribe, mukore share, mukore na comment. Sawa murakoze.